uri buhekenya se erega yewe ndabona ibi bintu binyobege ndagera ku muhanda nduma aha cyakora ndumiwe cyakora amana ndabona ahantu ngiye kukusha uzampuza isoni rwose uzazandikemo hano inshuti burya iva ku nzira nshya z'ubwo umuntu yavuga ko inshuti iva mu kabari ahubwo n'ahandi ni ku musozi burya ntuyibyarira inshuti karibu yewe muraho yemwe murakoma yewe akabana we uraho neza niko yeza kuri biteka ryose ayiwe uraho karibu yewe muraho yemwe murakoma yewe akabana we uraho neza niko yeza kuri biteka ryose ayiwe uraho yego mpanze mukanze gute se dore nawe ndabona warashaje warazanye n'imvi niko ma ko utashubuje si umwana kakanase nakanje nako nabyariye hanyuma se nyine turahorera uko nabaye nanjye ndeberanye ubuse wari warageze neza aho wagiye ako numvaga amakuru bava ngo bagiye Bugande niho narindi nyine reba ubuzima burancanze reba uko tugarutse tumeze ubwo muraje rero turaje none se sene nabemera guhapfa kera ntazi ko itakibaho nuko nyine nta kundi byagenda niko ma kujya hariya wumvaga aribyo bifite agaciro kureza uko wakabaye ahangaha nari nzi ko ariho nzabona ubuzima kuko abandi bose iyo bagenda bakubwira ko bazabaho neza bakubwira ko bazakira bakabona ibintu n'amafaranga ubwo rero nanjye nagiye muri ubwo buryo nzi ko ibi byose nzabibona ngezeyo biranga reba ukuntu tumeze ugaruka utyo none se nabigira gute nyine nta kundi reka rero nkubwire buriya rero umwana utabwirwa ngo yumvire ijeri urabona ibyakubayeho ukuntu bimeze ndabireba ubwo se urumva utazicuza ntabwo nakwicuza kubera ko ngarutse mu gihugu cyanjye urabona ko nzashakisha nzabaho neza n'ubundi nzamera nk'uko nari meze ndabishimiye ni ukuri ubwuje ni ukuri ubundi kuba waragiye kumva wabonye iraha ryo hanze ukabona ibyo hanze n'irya hano mu Rwanda birasaba ko umenya ubwenge ukagaruka mu rwakubyaye none se aka kana nako kwanda nakanjye nako nabyaye se mama cyajya karame n'amahoro wabyagana keza se none se si ibyo byiza komera ma noneho rero nimutahe muze twaje mama Imana yadufashe twanahageze bababyaye muze mwicare ntacyo muzambura na buriya wowe urakoze ni ukuri natwe niyo mpamvu twaje aya mazu yose ni ayanyu nzayabaha ntabwo muzankinana urakoze ni ukuri nta gicurane ni ukuri urakoze nta gikororwa ariya rwose hobera umusaza cyangwa umva nkubwire rero nyine amahanga ararushya sibyo nakubwiraga ko nitugera mu Rwanda tuzabaho neza sinabikubwiye ukuri kose pe reba ubuzima bwawe urakoze ni ukuri biraryoshye ma garuka mu rwawe ni ukuri naje pe ruragukunda ntuzongere kubuyera oya niyo wagira ute ntabwo nakongera ukundi ubu rero nkubwire ngo haye umuryango yewe urakoze yewe urakoze ntuzongere gusubira mu mahanga oya ntabwo nzasubira kandi kiriya nacyo ni igikoni yego urakoze urakoze no kuri Imana iguha umugisha we ubundi ubwo kare kose kuko najyaga he wagagahe wamugana ni ukugwa ntabwo ari ariko ntabwo bizongera uzambabarire uzasubira kandi aka kana nzagaho undi muryango hariya yego sha yumva hariya ntiwumva bimwe nakubwiraga umuryango
ntabwo muzankenana oya ntabwo urabona ko ntera n'agapasi ndi umusaza mwiza oya nta kibazo n'ukuri narabimubwiye ariko nabwo nawe kugira ngo tugume dupfire muri aya mahanga reka dutahe dusubire iwacu mfite musaza wanjye niho aba niho atuye kandi nari ubutumwa bavuga ngo ufite umusaza w'umusirimu ni ukuri hakurya naje ntari barakugaburira humura wageze iwanyu ariko hariya kuko tubaye tutaranava n'aha twaramukanyirije ngo twinjire mu nzu utangiye gusaba ibintu wamwana ko nako kuko ibintu twavuganye twasezeranye ko mbona ugiye kubirengaho koko wimutuka umwana agomba gusaba ahageze yewe ni ngombwa kandi ndabyemerewe kugira ngo umwana asaba ahageze uwo mwana n'uwajya n'umuryango wanjye waretse nkamwinjira mu nzu akagenda akareba icyo afata birumvikana n'ubundi mwari mu mwakire hako ntabwo agomba ubuse uyu kandi ikibazo ni uko wanga umugayo se ko umwana se ntacyo atwaye ngaho rero urashaka ibiryo genda uriya umukecuru wanjye hari afite ibyo kurya genda umeze arateguye sawa mwicare mufungure ariya mwana wanjye rero urabona biriya bintu urimo ukora by'agataro byanakuvunaga si wavunikaga uramenya ahantu bagiye kukujyana ntuzankoze isoni uzitonde kandi uramenye urumva nta kibazo rwose tuzagira ikibazo umwana ugiye kukujyana nawe yambwiye ko ahantu agiye kukujyana ari ahantu heza yewe nunitonda yewe ngo uzahakura ikintu gishimishije uramenyera dore abakobwa b'iki gihe ko ushobora kugira ahantu ugasamara ukajya wirukanka mu bipangu wirukanka ahantu uramenye rwose nzakora akazi kanjyanye ntabwo ugomba kugakora utuje kandi icyo ubonye kitagenda neza ukaba wabegera ukabasobanuza uramenya utazagenda ukavanga ibintu by'abandi ndakuzi ubwo aho ugiye kujya ntabwo bateka nk'uko duteka ni mu bakire bazanyigisha nyine bazakwereka icyo ubonye utazi uzajya ubegera ubabaze mpana gufata bya bindi ngo uvangavanga uramenye nta kibazo nzabikora ntugire ikibazo kandi nawe nyine uburyo ubwira muzehe nyine mu nsure oya se ni ngombwa kuza kugusura mu rugo rw'abandi ufite ikibazo oya ugize ikibazo washaka ushatse nyine muzehe ni karibu muraho neza muraho neza yego ni mwicare yego muze hari hehe muzehe ntawe uhari hari aho yerekeye iyi ni njye uhari niwe uhari uyu ni wa mwana bari bambwiye uyu niwe dore yarangije no kwitegura namubujije kujya muri ka kazi ke yajyaga ajyamo ngo utazi ukamubura ndabibona usanze turi kuganira rero umwana wanjye ni ukuri uramenye ntabwo yamenyera abantu bamubwira nabi cyangwa bamutuka hari igihe abakoresha bo bubaza bakanagukubita n'amatwi bakayamenya ni ukuri ntibazamubitire umwana aritonda nyine ahantu nari nshaka kumujyana ni ahantu heza cyane gira umuco icyo azambera umwana nibo basirimu cyane ahubwo anagenda akore agure n'utwenda twiza nanjye nzajya mba umusirimu nanjye ni ukuri nizera ko azaba umwana mwiza akagira ikinyabupfura imico myiza nitonda ndi umwana mwiza ntabwo nakora ibintu oya hariya ni njye wamureze ni umwana wanjye ntabwo azi kubunga ntabwo azi ibiki oya ava mu rugo mutumye ni ukuri aritonda gusa aho hagiye naho ngize imana bigahuza yewe ahubwo mwajya muvuga uti burya abakozi bose baba bari bameze nk'ubu reka nk'ayo hantu niyitwara neza azahakura akantu ntiwumva azahakura akantu azabaho neza yewe n'ejo hazaza uzasanga ameze neza kubw'imyitwarire yiwe
akose nizeye kutaziba umva ntuzabawe ntuzamuze isoni dore hari igihe ujyana umukobwa ugasanga ari ibyo yagukorera isoni ugasanga n'ikimwara duteje ariya nta mukobwa oya ibyo hariya ntabyo yigeze ubwo rero ibyo bikora ba bandi b'ibirara uba wafashe ukajyana mu kazi utazi aho bakuye batarizwa baba bayakoze aha mu rugo bakahava bibyo bakajya ahandi gutyo gutyo umwana wanjye nibwo bwa mbere agiye gukora akazi ntabwo yari asanzwe akora ngo oya ntabwo akora umwana wanjye aritonda rero nkubwire wa mwana we nawe urabona ahantu twabaga Uganda twabaga mu cyaro kimwe kibi si ukuvuga ko Uganda abantu babo batambara neza banambara neza pe ariko kubera twebwe ubuzima twarimo tuba muri cya cyaro kimwe kibi imyenda twambaraga ubwo niyo twazanye ariko umwana wanjye icyo nshima twageze hano musaza wanjye aramufasha ntubona ukuntu yambaye neza arakeye ubwo nyine musaza wanjye yamushakiye udufaranga ku buryo ajya gucuruza agataro urabona yaguzemo utwenda amaze kumpesha ishema urabona ko yambaye neza dore arasa neza ahantu hose umva yacuruzaga agataro nyine urabizi nari nabikubwiye utu twose niho yari amaze kudukura urabona ko asa n'umwana w'umukobwa hose nyine hose nuragaruka azaza asa n'umuzungu yego mama n'ukuri ni byiza none se umwigisha ikinyarwanda umva ndakizi naho twari tukiri naho Uganda mu cyaro najyaga nanamukubita ngo ntakavuga ikigande kuko tugiye kujya mu cyaro ntabwo abantu baho bose bakizi azajya avuga ikinyarwanda uko azajya abana n'abanyarwanda ndakimwigisha urakizi ariyazi ikinyarwanda yarakimenye none ukuntu amaze gusa neza ukuntu twaje ameze kubera twabaga ahantu mu cyaro duhinga twahira niko kazi twabagamo kwiberaga mu hari n'uburyo uzaza umva na etaje azayibubakira azaba umwana mwiza azaba umwana mwiza witware neza ugomba kumwoza isoni aritonda ntabwo iyo mico yajya kuyiga ahageze mu kazi hari akagombye kwitwara neza nshaka imyenda tugende wari warangije kwitegura genda urebe igikapu cyari kiri hariya naho ubundi rero umwana ngo uhaye no kuri n'umwana muzima nta n'uwo mushyiriye azagushimira avuga ati kare kose ni ukuri najyanye umukobwa mwiza witonda ufite ikinyabupfura mbese nyine wuzuye ubwenge wasigara ku rugo oya rwose hari yarabuzi kandi ni wa mukobwa ucishije make avuga icyo umubajije agasubiza nyine muri make asubiza ijambo kuri ye shyiramo nta kibazo hano rero muzanye ni mu nshuti yacu urakunda mubwiye kuzamura umwana witonda ugira umuco sibyo yitwara neza karibu Sasi, karibu. Kubera neza. Mbese banyinshi. Namwe muze neza se? turaba. Yego. Nibaza ibyo wambaye muzanije. Mukobwa karibu. Yamwigiye rwose. Witwa nde? Witwa Ari. Witwa Ari. Karibu iwacu hariya. Yego murakoze. Nakubera natwe neza. Ndabona mumeze neza. Ndabibona rwose umwana ufite imico. Mwana rero urumva muzaniye muzabane neza ntuzabaze isoni uyu mwana ni ukuri nta kibazo cyiwe nta kibazo cyiwe ashoboye imirimo urabona ko ni umukobwa mukuru afite imbaraga rwose arashoboye abahamwe nigeze ukora se?
ariko akazi ndagashoboye rwose ntimugire ikibazo. nyine no mu rugo nahingaga n'ibintu byose nkanabiteka nta kibazo, akazi ndagashoboye. hano ntabwo duhinga hariya, aha dukora indi mirimo yo mu rugo isanzwe, nta mirimo tugira. nari mbazaniye n'umukozi reka ngire ngende rekaza twaganiriye icyo nkora cyose amasaha yageze kure reka ngende. yego yego umunsi mwiza zongera umwana zitari neza. yego yego mbe nkora iki? nta kibazo buraha batuganira tunamenyana. sheri karibu. bite byane bravo umuntu uko mbona musa